turasuhuza mwebwe mwese mwumva uru rurimi, abantu bumva ururimi, yaba ari abari mu bihugu byo hanze ndetse yaba ari n'abari muri Afurika. Tumaze iminsi tubona imibare itandukanye, cyane cyane mu bihugu navuga ko byateye imbere, aho kugira ngo imibare y'abapfa igabanuke ahubwo igenda yiyongera. Abaganga bo muri ibyo bihugu baba babikurikirana, ariko kugeza na n'uyu munsi igisubizo ntikiraboneka. Umuntu yakwibaza ati se hari igisubizo? Noneho umuntu yakwibaza, kuko ibyo nibyo twita post vaccination death. Muzajya mwumva ayo magambo cyane cyane kumva abavuga ururimi rw'icyongereza, aho bavuga ngo sudden death syndrome, cyangwa se urupfu rutunguranye. Mwagiye mwumva ku bumva ururimi rw'icyongereza ibyo bita death unknown, cyangwa se twabigenekereza tuvuga ngo cause unknown, twabigenekereza tuvuga ngo indwara ariko yavuye ku mpamvu zitazwi. N'andi magambo agenda aza uko iminsi igenda yegera imbere. Impfu rero zitunguranye ziri kwiyongera. Uko ziyongera ni nako isi ihinduka, kuko uko abantu bapfuye bari mu mirimo itandukanye, hari abakora business, hari aborozi, hari abahinzi, hari abari mu nzego za politiki, hari abari mu gisirikare, mu nzego z'umutekano. Noneho nimba inzego zose zihuye n'ikibazo cy'impfu zitunguranye, birumvikana ko hazabaho ikibazo cya economy ku rwego rw'isi. Mu minsi ishize, tariki 13 z'ukwezi kwashize kwa gatatu, habayeho gutora ibyo byiswe European Union AI Act, cyangwa se European Union Artificial Intelligence Act, aho bemeye ko amarobo atangira gukora mu nzego zitandukanye. Nubwo bwose bahereye cyane mu gisirikare ko aribwo zatangira gukora mu ntangiriro z'ukwa gatanu. Of course tuzi ko abasirikare, abarimu, abantu bari mu nzego nk'iz'amategeko nibo bantu bikingirije mbere. Bivuze ngo nimba hari impfu ziyongera, bari mu bantu bashobora kuzagenda babura ubuzima mbere y'abandi. Ariko nanone ukibaza, mu rwego rwa business, nimba bazanye
AI cyangwa se robots cyangwa ibyo bamwe bita Sophia. Sophia ashobora gukora, ashobora kuba umushumba, ariko Sophia afite ikibazo kuko Sophia ntabwo yanywa amata, ntabwo ya consuming, kumucomeka ku mashanyarazi, probably afite batteries wajya uhindura then agakora akazi. Sophia ashobora kujya ku musozi agahinga, umusozi wose akawurangiza mu munsi umwe, aho abahinzi 10 bari kuzarangiza tuvuge wenda mu byumweru. Ariko ikibazo Sophia nanone afite, cyangwa se ikibazo izo robots zifite n'ikibazo zizagira, uvuga ngo ntago zizakonsuming bya bindi zakoze. Ni ikibazo gikomeye rero, kuvuga ngo niyo uko tubona impfu zigenda ziyongera, noneho bo bakabona ko igisubizo ari ukongeramo robots nk'uko iyo act Brussels bayisohoye bakayemera. Of course abadepite barenga almost 523 barayemeje, 46 nibo batayemeye. Ariko mu by'ukuri ntabwo robot zishobora gusimbura abantu ibyo bakoraga, kuko umuntu aratekereza, umuntu akabona igihe cyo kuruhuka, umuntu akabona igihe cyo guhimba. Robot nyine ni robot, ntirya ntinywa. Ndetse umuhanuzi Daniel mu gitabo cye igice cya 2 yabivuzeho mu gihe yajyaga gusobanura inzozi z'umwami Nebukadinezari. Muribuka ko inzozi zari zamunaniye, yari yabonye igishushanyo kinini cyane cyavuye mu ijuru kikagwa hasi. Noneho icyo gishushanyo umutwe wacyo yari zahabu, igituza cyacyo kikaba cyari silver, hasi type cyangwa se igihimba cyacyo kikaba cyari copper. Kugenekereza mu Kinyarwanda sinzi uko twayita. Noneho amaguru yari iron, ariko noneho ibirenge byayo bikaba byari iron ivanze na clay. Daniel rero icyo yamusobanuriye ko biriya bishushanyo ari ubutegetsi bw'isi n'uburyo buzasimburana, ariko ubutegetsi bwa nyuma buzarangiza ku isi ni ibirenge iron cyangwa se icyuma bivanze n'ibumba. Ni ibintu rero byasaba gutekereza. First of all, umuntu akoze muki? Umuntu akoze mu ibumba. Robot cyangwa se Sophia zikoze muki? Zikoze muri iron. So nimba chapter 2 verse 43 cyangwa se chapitre ya 2 umurongo wa 43
havuga ngo iron day, kuvuga ngo iron bazise ngo day, ni kuvuga ngo tubishyize icyuma ubundi ntabwo gishobora kuba day, ntabwo gishobora kubabo. Icyuma cyagombye kuba it will mix with clay. Ariko ni ukuvuga ngo tugerageze kujya mu byo Daniel yabonaga ako kanya. Yabonaga icyuma, ariko se kuki yabyise day? They will mix with clay, aho kuvuga ngo it will mix with clay, aho kuvuga ngo icyo cyuma kizivanga n'ibumba, ariko ntibizakunda. Nicyo yashatse kuvuga. Ahubwo yaravuze ngo icyo cyuma bazivanga they. So nuvuga ngo n'ibyuma abantu nizo rero is robot. The robots they will mix with clay, ariko ni kingdom ngo izaba ari half strong and half fragile, ifite ingufu ariko inoroshye, kuko ibyuma bishobora kurangiza byasenye ikiremwamuntu. So ikiganiro cyanjye rero kimaze iki? Ikiganiro cyanjye ni ukureba ikintu cyazajya gifasha umuntu ku giti cye, umuntu wese wagiye muri gahunda y'isi, yaba ari uri muri Afurika, yaba ari uri mu bihugu by'i Burayi, gutangira gutekereza. Mu gihe abanyaburayi bo iyo acte bayisohoye, ubwo urumva na Amerika irakurikiraho, na Australia ikurikireho, UK, China n'ahandi, kuko izo robot already barangije kuzikora. Ariko ubundi investment n'abantu, cyangwa se igishoro n'abantu. Igishoro ntabwo ari ibyuma. Abantu nibo baremewe kuba mu isi no gukorera isi, ntabwo ari ibyuma byaremewe kuba mu isi no gukorera isi. Nimba rero igisubizo cy'impfu zitunguranye bakibuze, bakabona ko abantu bakomeza gupfa nta kibazo, bagasimburwa n'amarobo, nta miti ihari iri buhagarike ibyo tuzareba mu minsi iri imbere, izo bita IgG4 antibodies zigenda ziyongera ku bantu bafashe gahunda y'isi yabayeho mu bihe byashize. Ni ukuvuga ngo ni ikibazo. Ariko noneho nkatwe dutekereje twakora iki? Tugomba gushaka igisubizo. Igisubizo rero nibyo tuzagenda tubona mu bihe biri imbere, cyane cyane uburyo umuntu yakwivanamo imyanda. Umubiri w'umuntu ukuntu ukoze, nta kintu cy'umwanda utavukanye bagushyiramo ngo ntikivemo ukoresheje ibyaremwe. Nta na kimwe. Iyi shene rero akamaro kayo ni ukuzajya twiga ku byaremwe n'uburyo twabikoresha mu mubiri wacu. Ariko noneho abantu bagakanguka. Nimba tudafite imibare muri Afurika y'impfu zitunguranye, ntibivuga ko zidahari cyangwa se zitazaza cyangwa se zitaziyongera, kuko gahunda y'isi
yatangiye mu kwa 12 2021. abo mu bihugu byateye imbere barayubahiriza, muri Afurika bayubahiriza batinze. 2020 mu kwa 12 nibwo batangiye. Ariko icyo navuga ni ukuvuga ngo umwera uturutse ibukuru uca wakwiriye hose. Kuvuga ngo ibiri mu bihugu byateye imbere, ibiri mu Burayi, Amerika, Australia n'ahandi, mu Bwongereza bwo ntibahisha, iyo bari mu nteko zabo baba bareba excess death igarukamo cyane, excess death igarukamo cyane. Amagambo amwe twatangiriyeho nka cause unknown zigarukamo cyane muri debate zabo mu nteko, mujye muzikurikirana kubumva icyongereza. SDN, sudden death syndrome, bigarukamo cyane. Ni ukuvuga ngo iki ni ikibazo gihangayikishije isi. Mu kiganiro rero kizakurikiraho tuzareba twakora iki, ni iki twakoresha ngo dutangire kuvana imyanda mu mubiri wacu. Murakoze.